kandi uribeshya ntubikore uko mbishaka, ubwo ndakwirukana uve muri uru rugo. Mbokana na Sindi cyangwa duhuje papa? Ndabona uru rugo rusa nkaho rurimo akajagari. Ntabwo bizongera gutya. Sindi genda jye guhindura imyenda. Gira vuba se nyine urangize iyo myenda kandi yibeshye ipfubye. Ubundi se abandi bamesa bicaye. Wakaje ukuntu amano nga ntabwo uri bumeze. Yego mubyeyi. Mubyeyi se mubyeyi biki? Ko kaneza. Ange! Aka kanya ndashaka kumenya ibintu waganiriye na so. Wamubwiye ibiki? Urumva udashaka kuvuga? Icara hano reka nze nkwereke ikiri butume uvuga. Aka kanya ndashaka kumenya ibintu waganiriye na so. Wamubwiye ibiki? Urumva udashaka kuvuga? Icara hano reka nze nkwereke ikiri butume uvuga. Uzi noneho n'ikindi nagusabaga, ariko noneho byahindutse kumbwira. Ndavuze ngo pfukama amaboko ku mutwe. Wanjijiwe. Nyirakarimi kabe yatanze umurozi gupfa. Ukuri kose mbabarambi kubwire byose uko byagenze. Ngaho nikambwire se maye, ubundi se kigiraga ibiki? Nambajije ngo meze neza, ndangije ndamubwira ngo meze neza nta kibazo, ahita ambaza ahantu muri ndamubwira yuko muri mu gikari, ahita amubaza se papa uriya ni mama wanjye? Ibyo wabimubaje ari nde ubigutumye? Reka noneho mbikubwire. Sindi nyoko, sinzigera mbana nyoko. Noneho ubyumva ubyitaho ntuzongere kugira ubibaza. Uri kunyumva neza? Uri kunyumva? Uri kumva? Ubyumva ubyiteho. Uri kunyumva? Ntabwo nakubyaye. Ntuzongere kwirirwa ujya kubaza. Wanjijiwe. Sindi nyoko. Kamva imbere se akagenda. Toka. Genda. Uraho meriwe, amakuru y'iminsi. Twe turaho kandi turakomeye. Reka nizere ko nawe ari uko. Dore ko n'ubundi bigoye kuvuga ukuri koko atameze. Nabonye abanyarwanda twarabaye kwacu. Baza umuntu aho agiye. Ati sinzi aho ngiye. Wamubaza icyo aho ugiye. Ati sinzi ibyo ndi gukora. Naho yaba yapfushije. Amakuru aba ari neza. Mbabareze icyo cy'ingenzi kugira ngo ubwire ko ugira so yiturwa indi. Ese mawe uzi ko ubu wabona abantu uhagaze? Ese ko ufite ubwenge mbishimye kuki ubwo udahisha mu nda? Ufite igipimo bwoko ki se
gituma umenya abo ubwira n'abo utabwira. Ndakureba ukancisha, wibagiye ko igisiga cy'urwara rurerure kimenye inda. Rahira ko rimwe umutego utazashibuka ukiyibereye. Isi yabaye umudugudu wa mugore we. Niko ye. Ego komanda, se ni wowe? Yego. Kuri rwose mbabara nayo narangaye. Ariko se ko mbona usa nkaho ibibazo byakurenze, meze nk'umuntu wataye umutwe wabaye iki? Ako cyane wajyureka nawe kwigira nkana. Urambwira ngo nabaye iki? Ibibazo byose ni wowe. Ako nawe bibaze kuba uri kumwe n'umuntu mutavugana. Nizo mpamvu ubona nanjye nataye umutwe rwose. Okay. Jya ugiye utebuke turavugana mu rugo, sibyo? Gusa rwose nawe nukuri ndabizi ko nagukoshereje, ariko mbabarira. Nukuri cy'inkoni zamba wirengagiza ibibazo by'abana. Umunyarwanda yise umwana we izina ngo hisha mu nda. Shamunda. ariko wagiye ureka kunsonga sha ubwo ngubwo nawe ntabashije kwakora. Ndinda nagusonga sura ubugari ko nanjye nakugorewe. Ariko wagiye ureka imitete sibyo se mukobwa mwiza. Hari umuntu wankundaga ariko namajije kubona ko uwakampumurije ngo nimpore arampahamura nkumika, ariko namajije kubona ko nibeshya. Disi noneho banza wasaze burundu. Ariko reka nkugire inama. Wabuze hano bajya banyuza i Remera kurenzaho gato 12 imbere gato. Nahamenya se cyangwa nahamenya ushaka kwamenyera iki? Aho hantu bahita Indera mu basazi. Wanyura cyaho bakagufasha kuko bakunda abantu bameze nkawe, cyangwa mo kimwe bazagushakira umukozi. Ayinya uri umusazi wese abuzana bita Nyabugogo. Nyabugogo Wanyarukiyeho ukagenda ukabibwira inka zawe. ndakwiyamye kandi wowe ndakwiyamye kunyurira uri murabyo.
ariko soni telefone yawe ni ngendanwa cyangwa ntabwo ari ngendanwa? Ubigena guhamagara koko kuki utanyitabye? Suri telefone yanjye yapfuye n'ubu ngubu nibyo mvuye kuyikoresha. Bite se namahoro ko mbona utarwiyambitse? Ariko ndakureba nkakubonamo abantu babiri nawe. Ubu sinibaza nukuri byancanze. He, nese wabaye? Umva. Nakekaga ko ari wowe ariko sinzi. Muye n'umugabo wanjye ambwira ijambo nasomye neza rihuye n'iryo muri message. Ariko soni ubu umugabo wanjye yaba acecetse hari ibintu anyenga kandi azi akaba bifite mu mutima we yarabimpishe. Ubu koko byagenda gute?